twongeye kubaha ikaze mwebwe abakunzi ba Yawe TV mudahwema kudukurikirana. Mbere ko dukomeza mwibuke gukora like, comment na subscribe kugira ngo mujye mukomeza kubona ibyo tubategurira gatanu kuri gatanu. Uyu munsi rero mugiye kubana nanjye Melissa w'u Rwanda cyangwa se Melissa yishimwe, aho tubazanira abahanzi bakizamuka, abakinnyi ba filme ndetse n'abahanzi already baba gafashe cyangwa se abo musanzwe muzi bari popular. Uyu munsi rero turi kumwe n'umustar wacu uri kuzamuka, twatangira twibwira. Iby'uru rukundo shenge ndabona ari danje kwe. It's your boy Pason from Rwanda. So ubusanzwe izina nkoresha muri music Pason, amazina yanjye asanzwe ni Rutayisire Jean Pierre. Rutayisire Jean Pierre urakoze. Ubundi ukora izihe njyana wowe nka Pason? So mfite song ebyiri. So ya mbere nakoze dance, ya kabiri nakoze afrobeat. Ukora injyana ebyiri, afrobeat na dancehall. Ese izo njyana ebyiri zose ukura he inspiration cyangwa se inganzo uyikura he? So biterwa iyo nagiye muri studio, biterwa na producer beat yahisemo. So biterwa na none inspiration ahantu iva ni mu myandikire. So nimba ari dance ndakora nuza dance ibyinitse cyane, beat ibyinitse. So nimba ari afro ndakora mu tuntu tujyanye na n'urukundo cyane to. Urakoze cyane. Ese utubwiye ko ukora injyana ebyiri, afrobeat na dancehall. Ukorera mu ihe lebo? Ugira lebo nuhe mu producer ugukorera injyana ninde? So kugeza ubu ngubu na lebo mfite, ariko producer nkorera ari bamwita Padu, akorera Indera. Padu. Hanyuma se Pason, waba ufite management mu gihe utangiye umuziki wawe? So ubu ngubu na management ndabona kuya ko nibwo nyitangira. Okay. Urangera kandi utubwire, ese mu rugendo rwawe rw'umuziki watangiye ryari, umaze igihe kingana gute mu muziki, ugeze ku biki ubu ngubu? So natangiye 2018 aribwo nakoze song ya mbere twa Tell Me. So yarakomeje. Ubu ngubu nabaye mpagaritseho gato ko nafite gukora icya leta, nigaga Oreva. Mpita mparikaho gatoya ndabanza nkora icyo cya leta, ndakirangiza mpita nkomerezaho n'indi yitwa Trust Me ariyo ya kabiri. Okay. Uti umaze nukuvuga ngo umwaka ugiye kurangira utangiye umuziki wawe. Ese ubona mu mwaka umaze ari ze mbogamizi abahanzi bakizamuka bahura nazo wowe nka Pason umaze kubona? So imbogamizi nizabura, inyinshi buriya zituruka ku kintu kijyanye n'amafaranga cyane. Hari igihe umuntu aba ari hasi nyine. Ari ikindi cya kabiri cyo nuko nafite management. Aravuze ati iyo udafite management bijya bigorana cyane. Ese ababyeyi bawe ntago bajya bagukabara? Undi ababyeyi bo barabyumva, ariko babumva ari nka bya bindi ngo nuburara ibiki, gusa ariko kuri njyewe barabyumva cyane. Okay. Avuze ko imbogamizi ahura nazo ari amafaranga cyangwa se kuba adafite management. Ese ubundi wowe nuwuhe muhanzi nyarwanda ufata nk'ikitegerezo cyangwa se ubona afite ibyo yagezeho uvuga ati nanjye nzamukurikiza? So ngubu nge ndacyari upcoming artist, gusa umuhanzi urimo urankomplika cyane nyine muri no minsi ni Bushali. Bushali ari kukugushamo? Wereza kapera se kukagoma ke kawe. Ese ni mwebwe, ni twebwe, ni mwebwe, ni twebwe, ni mwebwe, ni twe, ni mwebwe, ni twebwe, ni mwe, ni twebwe, ni mwebwe, ni twebwe, ni mwebwe, ni twe. Uwo ni Bushali. Arakoze cyane. Hanyuma wowe wumva mu myaka 5 wowe nka Pason uzaba uri hehe? Mu myaka 5 iri imbere urumva uzaba uri hehe mu muziki wawe nka career yawe? So mu myaka 5 ndi kwifuza kuba ku rwego ruri hejuru. So
ku rwego ruri hejuru buryo nzarenga ba Bruce Melody bari abayoboye muri no Rwanda noneho nkagira ku rwego atazabayobora kandi koko afite icyerekezo mwitonde azabafata murabeshyera ubusa. Hanyuma iyo wumvishe kolabo ukagenda ubona amakolabo agenda akorwa n'abahanzi batandukanye, wowe wumva kolabo uzakora ukumvira kunejeje cyane ari izaba iri kumwe n'uhe muhanzi? So kolabo ya mbere izanezeza ni kolabo ya mbere nzakora mu Rwanda niyo nzakora na Bushali. So iyindi nuko nakora na ba Davido bari Nigeria, yo izaba iri ku rwego rwo hejuru cyane. Uravuze ngo ntago imipaka y'u Rwanda izagutangira uzayirenga? Nzayirenga cyane kuko ndashaka hit yo muri Afrika ndetse no ku isi yose. Okay. None se ko Bushali urabizi neza kari inyuma ari mu gihome, wowe ibyatumye aba ariyo cyangwa se bivugwa ko ari muri gereza ibiyobyabwenge, we ntago rebaho? Reka inganzo yikura he? Nyikura mu myandikire aho ngaho. Inde uguhereza inspiration? So ubundi nta muntu ugiye imanjyewe, iyo ntekereje ikintu mpita nandika then nkahita njya muri studio. Uricara gusa ukumva biraje? Mpita numva bije ubundi nkajya gukora tu. Mu ndirimbo zawe rero ebyiri umaze gusohora ni ama audio? Yes, ni audio. Turambikireho akapela gace. Uri before my day, just tell me ga. Uri be my lele, make me happy ga. Just tell me now lele, tell me ga. Tell me ga, tell me ga. Uri before my day, just tell me ga. Uri be my lele, make me happy ga. Just tell me now lele, tell me ga. Tell me ga, eyo ndabafite ni mumfite plus nigga just back else burratana masasu muri fro with me haje the rasta master those back rappers on pull me down me. Okay mabubyumva ko abahereza neza. Nese J Pason ndabona wifunze, watubwira uhagaze gute ubundi nkawe ubu ngubu gutyo uhagaze gute? Ubu ngubu ndi hasi. Uri hasi nk'ikote yawe, ipantaro yawe, kecu ndabona ngewe uhagaze neza, uhagaze nko mu madolari angahe? Ubwo muri make ushatse kumbaza nambaye amadolari angahe? Ubu nambaye amadolari 30. Amadolari 30 nayo ntago ari make. Ikibazo cy'amatsiko, wambwiye ngo uri umunyeshuri, ese umuziki no kwiga ubihuza gute? So ubundi music nyikora iyo ari muri vacances cyane, kwa ko iyo turi mu gihe cy'ishuri nita ku ishuri nyine, iyo ari mu gihe cya vacances kigiye mpita njya muri music. Okay. Ndumva ushobora kutubwira muri no minsi hari abastari ba comedy bari kuzamuka, n'uwe mustar ugukorera ibintu ku buryo umugati man imbavu zanjye arazitwaye? Ni umustari bita Patino, tujya ajya ni n'inshuti yanjye tujya duhura cyane. Patino kwa Nyakso? Cyane. Okay J Pason urakoze. Uratubwira se ubundi ufite imyaka ingahe ukomeza kubihuza nuko wenda hari abari mu muziki bakuruta, cyangwa se wowe ndumva waranatangiye umuziki uri mu myaka yo hasi uracyari kwiga, se ufite imyaka ingahe ubundi? Ufite imyaka ubu ngiye kugira 18. 18. Umuhanzi ukora dance hall na afrobeat? Yes. Igihe se wabonye management wumva uzakora mu iherebo? So urebo numva nzakoramo ni 1K entertainment. Uravuze ngo ushaka 1K entertainment? Yeah. Ubu nuraruwe mu producer se uri gukora ibintu fresh mu Rwanda? Ni made beat ubu ngubu nawe ashobora kuba ari kugukurikirana, ongera umwemeze nyine mu ka afrobeat umukosore. So track numva yaba yarakoze nzi harimo iya Amalon yitwa Byakubaho, so niyo numva nzito. Mu
kanya turi umaze kudushyiraho akapela iriya kapela yari ya dancehall yari kuri track yanjye ariko ngadushyiriyeho indi track yawe ariko ya afrobeat watubwiye ko ufite indirimbo ebyiri iby'uru rukundo shenge ndabona ari danje kweli nanjye ndakorana umwete kugira utambonaho inenge benshi bafite amerwe ya gahunda ngoma nomve hoya njye siko neye baby trust me in love trust me in life trust me in action trust me. Okay, Jay Pason, trust him kandi koko bakunzi ba yawe TV trust him kuko ndabona afite icyerekezo kandi ndabona ahazagera atari hano hafi imipaka y'u Rwanda ntago izamutangira ahubwo azagera kure cyane. Ugiye gukomeza utubwire se ubona ari nk'ibihe bibazo byugarije urona urwego abakobwa b'abanyamuziki mu Rwanda kuzamuka byoroshye ugereranyije n'abasore? Ku bakobwa biroroshye cyane. Ku bakobwa biroroshye cyane ushatse kuvuga? Nyine kubera ko buriya uzarebe umukobwa yinjiye muri music akenshi niwe uhita uzamuka ariko umuhungu we biragorana cyane. Ese ubona umuhungu bigoranira he? Ku muhungu hari igihe nyine ushatse kuvuga ngo tsikizira ariko aya nta tsikiza. None se ni iki gituma abakobwa byoroha abahungu bikagorana? So hari igihe usanga nyine abakobwa akenshi bakunda kuba ikintu cy'igiceri cyane ariko nyine umuhungu we biba bigoranye kubera ko we baba bashaka ko abanza akikora nyine. Aravuze ati umukobwa ntabwo ari tsikizo gusa ahubwo hari ukuntu aba ahagaze mu buryo bw'amafaranga utandukanye n'ubw'umuhungu ku muhungu aba akeneye kwikora akabona kwikorera ibyo ashaka kugeraho kugira ngo anazamuke neza burya. Jay Pason, wumva ari icyo abakunzi bawe badukurikiye ano masaha cyangwa se abo wifuza kuba kubera abakunzi ari iki wabatangariza? So ikintu cya mbere nabatangariza nuko bakomeza kunkurikirana cyane kuri Facebook nkoresha Jay Pason Rwanda no kuri Instagram ni Jay Pason Rwanda na nimero za WhatsApp ni 078648871. Instagram Jay Pason Rwanda na Facebook Jay Pason Rwanda. Nibagirwe kujya kumusearchinga use ugira YouTube channel? Ubu ngubu mfite ndimo ndakoresha ya studio. Ubwo ari gukoresha YouTube channel ya studio akoreramo ariko mu minsi mike niyiraba yabonetse. Jay Pason ubwo mukomeza mukurikirane kandi mumwereke ko mumushyigikiye 5/5 nawe ntago azabatego. Watubwira nk'akantu kajya kagugora muri routine yawe ya buri munsi se iyo ubyutse ukora iki ugakora iki? Nkanjye iyo mbyutse ndabyuka nkanza ngakora utuntu tw'udusport nkanywa amazi. Ese wowe nagaki kakugora mu munsi wawe wa buri munsi? Ikintu cya mbere kingora mu gitondo iyo mbyutse ni ukubura umugati. Iyo ubyutse ukabura umugati birakugora cyane. Birangora no kubyumva. Uhita utekereza iki? Na mama arabizi barumva byangoye cyane. Bakunzi ba yawe TV umugati urarikoze. Iyo umugati ubuze kwa Jay Pason ubuzima busa nk'ubuhagazemo gake gusa ntago yari imbogamizi nk'uko uri upcoming artist igihe kizagera ujye wimenyera ibintu byose. Kiri hafi ahubwo ni mu minsi mike. Mu minsi mike yarumva ko already afite icyizere ahubwo ntibazagutenguye. Ntibazanenguye. Bajye bakomeza kunkurikirana cyane kugira ngo tubashe no kumenyana cyane. Dusoza uragira ubutumwa usigira abanyarwanda bagukurikiye kuri yawe TV? So ubutumwa nabasigira nuko bakomeza gushyigikira industry ya music y'u Rwanda kuko igeze ku rwego rwo hejuru cyane. Ni ugukomeza kuyishyigikira cyane. So n'ikindi nabwira abahanzi bamwe bazamutse bagafashe nuko bareke kwirya ku bantu cyane ko muri ino minsi bafite akiryo ka danje. Ushatse kuvuga ngo mu yandi magambo basupporting abahanzi bari kuzamuka babafashe? Yes, babafashe cyane bareke kubirya kuko urabona utuntu dushya twinshi cyane turi muri upcoming artist. Ese ubona abanyamakuru bo ntago baba? Biterwa n'abari.
ushatse kuvuga ko hari abanyamakuru nabo bagorana hari abanyamakuru bagorana tu. ubundi butumwa ubwo watanze ubutumwa ku banyarwanda bagukurikiye ku bahanzi already bari muri kariyeri bafatishije ese ubutumwa uri guha abanyamakuru no buhe nuko ubutumwa nakomeza guha abanyamakuru nuko bakomeza gusapotinga music yo mu Rwanda no kwikora promotion irenze ino Africa kajya hanze. abanyamakuru natwe murumva ko batugezemo ngo dupromoting umuziki nyarwanda bitari mu Rwanda gusa no hanze yarwo. Urakoze cyane Jay Pason. Mwakoze cyane kubana natwe muri Yawe TV. Mbibutsa ko mugomba gukora like, comment ndetse na subscribe kugira ngo mujye mukomeza kubona amakuru y'abastari mukunda hano mu Rwanda, abazamuka ndetse n'abageze mu muziki nyarwanda bafatishije. Mbibutsa ko mwari kandi muri kumwe na Jay Pason hamwe nanjye Melissa w'u Rwanda. Ntimuzacikwe n'akagaruka.